Hello nshuti zacu, nshuti zanjye nkunda, abavandimwe beza, ndabakunda cyane, ababyeyi, abamama, abapapa, abahungu, abakobwa, ndabakunda cyane, abasaza n'abakecuru, abantu bose muri rusange ndabakunda cyane, kandi mbashimira uburyo ki mukomeje kutugaragariza ko mudukurikira. Ni ukuri njya mbona abantu 5-7 ba mbere nkumva ndishimye, nkibaza se ubundi iyo nza kuba ndi hano mu rugo mbabwiye nde, iyo nza kuba ndi hano mu mirimo mbabwiye nde, nkabona nabwira nk'umwe cyangwa 2, ariko iyo bigiye nkabona abantu 30, 20, Imana yanjye ndishima, nkumva nguwe neza mu mutima wanjye. Ntabwo ari ngombwa ngo tubyiganire ngo abantu 1000, 10,000, 20, rwose abo ngabo bagenda bazi uko Imana ibazanye, nabo ni beza, barashimisha, nkabona narebwe n'ibihumbi 100 bumvishije ibyo mvuga. Ariko icyambere si uko abantu baba benshi, ahubwo icyambere ni uko abantu bumva neza ibyo umuntu avuga, tukagirana inama, namwe mukisanzura mugatanga ibitekerezo byanyu muri komenti. Ni ukuri bizanshimisha cyane nimbona hari komenti, nkabona ukuntu abantu mubyumva rwose. Twagiye rero nk'uko twari twabivuze ubushize, twari twavuze ko turi bukomeze ikiganiro cyacu, twaciyemo 2, tugakomeza tuvuga ukuntu umumama ashobora kugira amafaranga menshi kurusha umugabo agahembwa amafaranga make, agakora azana make, wowe ukazana menshi, cyangwa se akaba nta n'akazi afite, wowe ukajya gukora, umugabo agasigara mu rugo. Ese wa mubyeyi we w'umumama wiyumva ute, wibona ute, ese ubyitwaramo ute? Ariho twari dukuye ijambo rivuga ngo ese mu ngo zanyu umugabo aracyari umutwe w'urugo, mama akaba umutima, cyangwa hari mama wabaye umutima akaba n'umutwe, cyangwa se hari mama waretse kuba umutima agashaka kuba umugabo waba umutima hanyuma wakaba umutwe. Aribyo twavugaga ko bitashoboka. Ni ukuri mujye mureka tugendere ku mvugo y'Imana, tugendere mu bushake bw'Imana. Umugabo yitwa umugabo, umugore yitwa umugore, haba mu byiza no mu bibi, nk'uko benshi baba baraciye imbere y'amategeko, imbere y'isezerano ry'Imana, babirahira ko bazabana mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, baba babyaye cyangwa batabyaye. Ubukire cyangwa ubukene rero buri gucumuza abantu benshi cyane. Ariko tutagiye kure, reka tubanze turebere hamwe ibijyanye n'ubuzima, twongere turebere hamwe ikintu cyadufasha. Ibijyanye n'ubuzima rero uyu munsi ndumva nabasangiza, kubabwira ngo mwari muzi yuko hari ukuntu umuntu arya nabi, hari ukuntu umuntu arya indyo zamugirira nabi, zamutera kwivuza akoresheje amafaranga menshi cyane. Ese izo ndyo ni izihe? Ndashaka ko tuzirebera hamwe, cyane abamama, kuko ari twe dutegura ibyo kurya mu ngo zacu. Abamama badafite akazi, abamama bafite akazi, buri mumama wese afite inshingano yo gutegura ibyo kurya. waba uri mu kazi, ushobora guhamagara umukobwa mu rugo, mutantine cyangwa se abana, uti nyamuneka amasaha arageze, muteke iki n'iki, nimuteke ibi nibyo bigezweho. Hanyuma rero muri uko kubitegura, ndagira ngo nkumenere ibanga ry'uko hari ibiryo ugiye kugabanya mu buzima bwawe kugira ngo ubeho neza n'umuryango wawe, mama, abana babeho neza, bazakwe n'abagabo n'abagore, b'ababyeyi bafite ubuzima buzira umuze. Harimo rero indyo tugiye kugabanya, tukajya turya ibyo kurya byiza, cyangwa se tugahindura uburyo twabitekaga n'uburyo twabifunguraga. Cyane iyo tugiye guhera ku inyama y'inkoko, inyama y'ihene, inyama y'inka, inyama y'ingurube. Sizora ndumva ari izo ngizo dukunda gukoresha cyane, ariko dukunda kurya inyama z'inka n'inkoko. Amakoko y'amapondezi yayandi akurira mu byumweru bingahe, amezi 3, akaba yakuze, akujijwe n'imiti bayashyizemo, akujijwe n'inshinge bayateye, se I don't know, hari ukuntu burya buri kintu cyose gikura. Rero
muri iyi si yacu ndagira ngo mbibutse kera ababyeyi bacu bakuze nta nubwo ari ba mama, kuri ba mama na ba papa nabo barakarangaga. Abandi bakuru ba sogokuru na ba nyogokuru baryaga inyama zitogosheje disi, bakarya inyama zitogosheje umwanya munini, zabaga ari inka z'inyarwanda zitagiyemo ibindi bintu, ariko bakayigufatira bakayitogosa irimo ibirungo bigaragara, bya bindi biri naturel, nta magi, nta onja, nta watandi. Mumbabarire kuba nkoresheje magi cyangwa onja, hari ibindi birungo byinshi cyane umuntu yakoresha. Abanyiri urwo ruganda ntibagire ngo ndabahemukiye, ariko ibyo nibyo tuzi neza cyane dukunda gukoresha cyane. Ni byiza cyane, biryoshye ibyo kurya, ariko biba byiza iyo umuntu akoresheje bike. Noneho se nta kuntu twakwigisha guteka ibyo kurya bitarimo ibirungo bya bindi byo mu nganda, bya bindi mujya mukoresha n'amoko nk'ijana byo bahora baranga ku maradiyo buri munsi n'amateleviziyo. Tukagerageza mama guteka, niba ari inyama ukayitogosa, niba uyikaranze ukayikarangisha ya mavuta yayo. Waba ushatse kongeramo utuntu duke cyane nabwo ukoresheje amavuta y'igihwagari cyangwa amavuta yerayo. Amavuta yera n'igihwagari, impamvu tukunda kubivuga ni umuti. Hano ubu dutangiye kuvuga ibintu by'imiti, ibintu bidufitiye akamaro. Noneho se ufashe inyama urakaranze, ukoze isosi itukura, ejo urongeye washyizemo ibirungo, ejo urongeye, noneho akenshi ugasanga bibaye byinshi cyane mu mibiri y'abana bacu, bikagenda bikabangiza, natwe abakuru bikatubyibushya, ugasanga umuntu abaye munini cyane. Inyama ziri mu bintu bibyibushya kandi bitera indwara nyinshi. Narababwiye ngo nigisha mama bazi guteka, sinjya mbabwira ngo muteke gutya na gutya. Ninkubwira inyama itogosheje uramenya uburyo uri buyitogosemo n'ibirungo uri bushyiremo kandi biri naturel. Nibiba ngombwa kandi narababwiye ngo tuzabigisha guteka abamama batazi guteka, ariko ntabwo ari nonaha. Muzabanza mutwereke ko byibuze munabishaka, ntabwo ari ukubatekerereza. Ariko nshuti zacu, mugabanye kurya inyama nyinshi, mugabanye kurya inyama buri munsi, musibemo. Kandi niba muzifashe, fata inyama ebyiri, fata inyama imwe kuri wandi bazirya buri munsi. Ntabwo ari ukuzuza isahani ngo urye nk'uyahura. Nshuti zacu, inyama ni nziza, ni ibyo twahawe n'Imana, ariko nanone zangiza ubuzima. Kubera iyi si turimo, ibintu byabaye bizinesi, buri muntu wese arazana ikintu gishyashya, kukizana isoko vuba, gituma ikintu gihita kigaragara vuba, kandi icyo kintu kigatera ingaruka zitari nziza mu mibiri yacu. So iyo mubigabanyije, iyo mubitetse bitogosheje, inshuro nyinshi muba mwirinze. Murakoze cyane abamama beza, mugiye gutegurira abana banyu, abapapa banyu, mugiye gutegurira abashyitsi n'imiryango yanyu gukarangisha amavuta makeya mu nyama. Byaba byiza ugakarangisha amavuta y'inyama, kandi none byaba byiza cyane mukajya muzirya zitogosheje, zirimo ibirungo biri naturel. Merci beaucoup. Twagiye rero noneho dusubire muri bwa buzima bwacu. Mama, amafaranga, twaje ku mafaranga, twaje ku buzima bwiza n'imibereho. Reka nihereho nk'umuhange, mfite amafaranga menshi cyane, umugabo wanjye nta kazi afite, cyangwa se umugabo wanjye ahembwa amafaranga make. Njyewe mba numva amafaranga najya nyazana mu rugo, nkaganira n'umugabo wanjye icyo turi buyakoreshe, kandi nkamureka akabigiramo uruhare runini. Tukaganira, tukandika, tugafatanya kwicara, tukandika ibyo dukeneye, ibyo tubura, tukandika ibyo twumva tuzakora. Hanyuma nabona amafaranga nkayazana, kandi nkabikora neza mu kinyabupfura, ntabwira nabo umugabo, ntamucyurira ko adakora, ntamucyurira ko azana amafaranga make. Hanyuma bizatuma agira amahoro n'umunezero. Buri umugabo ufite amafaranga make, umugore afite menshi, ntabwo agira ibyishimo, ahorana ikintu ku mutima. Noneho hari abamama bahita bumva ko baremereye, akaza avuga n'abatontoma,
agatangira gutaha atinze akajya mu nshuti, agatangira gukora amasoruti atabwiye umugabo, akajya postinga, umugabo akabibona, yamubaza atari kumbaza iki, wowe kudakora, wowe amafaranga, ugasanga mu rugo hariyo umwiryane, hari imvururu. Mugerageze kugira ikintu bita kubana neza, kubana mu mahoro, ugire icyo ukora. Niba ugiye kurangura mu Bushinwa, niba ugiye kurangura Dubai, niba ugiye kurangura Uganda cyangwa ahandi, ubiganiriza umugabo wawe mbere kandi ababizi abisobanukiwe. Rimwe na rimwe nimba uri business woman se, kuki utakwinvitinga umugabo wawe mu kazi ubundi akaba hari mukanakorana? Yes, akazi nakawe n'uwo gafite. Umugabo wawe arinjiza amafaranga make cyangwa nta kazi afite, kuki mutamuri kumwe mu kazi? Yego hari abagabo nanone bashaka kubarira abagore cyane buri kantu n'akandi, ariko hari abagabo nanone baba bashaka kumenya mwaba munari kumwe, cyangwa se ukamubwira ariko se muri weekend wazansuye mu kazi. Noneho bituma amenya igihe murangurira, amenya uko mucuruza, amenya uko mwinjiza amafaranga, nawe aba afite uburenganzira kuri ibyo bintu. Wibuke yuko mwagabanye urukundo, ufite urukundo rwe nawe afite urukundo rwawe, mubanye mu mahoro 50-50, urukundo rwanyu ni 100%. Ni ukuvuga rero ko mugomba kumenya byose, mugomba kumenyana byose. Hari abagore bahita bajya hejuru bagatangira kugira amagurupe y'abantu ngo basohotse, ngo bagiye aha, ngo bagiye kwica umwaka. Noneho dore wa wundi ubona amafaranga umugabo we yarayafite. Hari ukuntu umugabo afite amafaranga mbere agakira, akajya ananiza umugore we, akajya amufata nabi, akajya mucyurira, nta gukora uri kurya gusa, wewe undi urasaba gusa, urasabiriza n'ukubyuka usaba, ntago we washobora kugira icyo ukora. My God, uramudamu akagenda akaririra Imana, agasenga Imana yo mwijuru ikazamwumvana ikamuha ku mafaranga maze koko akagira menshi akarusha umugabo. Noneho agahita azana umujinya, akitura umugabo ibintu bibi cyane n'umugabo watamukoreye, akamwitura kuba ari kumwe n'urundi rubyiruko. Hari abagore ubona baba bari kumwe n'abasore, hari abagore ubona baba bari kumwe n'abandi bagabo bagapostinga ngo bagiye ku mazi. Urashaka kwereka umugabo wawe kumurushije, urashaka kwereka umugabo wawe bibi. Rimwe na rimwe uzasanga umugabo wawe yarazi no kubyikontororamo ntakora amakosa akomeye, ugasanga abagore bagiye mu busambanyi, abagore bagiye mu bintu bibi bakurikije ibintu by'agakungu. Hari n'abandi bagore bahitamo ngo kwibera bonyine, abari single, nta muntu babanye. Umugore akihitiramo ko yatandukana n'umugabo we kuko yamurushije amafaranga, kuko abona ibintu bibaye kugongana, guhimana, kugira ngo urabona nawe yishoboye. Nyamara nawe ejo n'ejo bundi ntabwo uzi ukuntu buzacya byifashe. Abari abana se kubatwaye cyangwa kubasigiye papa we, bari abantu bajijije iki? Ba mama beza, nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, mbasaba, mbinginga gukunda abagabo banyu uko bikwiriye mu gihe mufite n'amafaranga. Yes, ahubwo uzane ka gift, umugurira agakweto keza, ugatahane, mukorere surprise, umuhamagare wicaye ahantu mu kigo cy'uko ari kuba wicaye ahantu uri kumwe n'abandi bagore muvuga ibintu bidafite gahunda. Icara ahantu, uhamagara umugabo wawe, muganire, mugurira akaburushete, mugurira agakoko, mwongere urukundo rwanyu, mwongere ibyishimo, maze umupfunyikira agashati keza cyangwa se agapantaro, maze uhite umutunguza umubwira uti sheri, ntuzi ko twe dufite iduka ry'imyenda mu mujyi? Ati yego. Rero kure ko uhembwa amafaranga wenda 200, 150 cyangwa 300, babizi niyo mishahara iriho muri iki gihe, nahisemo kugukorera shop runaka yo gucuruza imyenda n'inkweto by'abagabo, yese n'iduka ry'ibyo kurya. Sheri, urumva bino bintu atari byiza? Tugire business ebyiri. Ese uriya mugabo urumva azabyifata matera? Azaseka avuga ati uyu ni njye nashatse. Umumama rero ufite amafaranga nanone uzamubwirwa no kugera mu rugo rwe. Mu rugo rwe haba hatatse, mu rugo rwe haba harimo ibintu bishyashya, mu rugo rwe ibintu bihora bihinduka, mu rugo rwe, oh my God, abana bambaye neza, basa neza,
babasohokanye, mama ahorana umunezero, mama ahorana abashyitsi. Mama mwiza niwe turi kuvuga, wa mama mushaka kuba mu rugo rwe ahorana akanyamuneza, yishimye, ashimira Imana, ashimira umugabo we, agahora avuga ko ibyo afite abikesha umugabo we, ugahora ubwira umugabo we wawe ko akunezeza, mugabo atagutera stress. Yes, buriya njyewe numvishije ari icyo kintu nabasangiza ku mafaranga ukagira gutya ugatanga gift muri family. Abizi ko bara mu kazi hari igihe bajya bazamuka bakazamuka ku tuntu twego ukuntu bashaka nyine kurira. Murabizi hari abara mu kazi beza badukunda, hari abara mu kazi batadukunda bahora badushota ibintu. Gira gutyo ujye ubakorera udusurprise, bafungira udukado wabasuye cyangwa se bagusuye, bizabongerera kugukunda no kukwizera mu muryango. Naho baba babi kandi ushobora kubikora kuko ukunda musaza wabo, kuko ari umugabo wawe nyoko bukwe, ukamuha impano, ukamuha imyenda, ukagerageza. So cyane cyane rero mwibuke ko turi abakristo, twemera Imana, twahisemo neza, twese mu gukurikira Imana yacu, Imana ishobora byose. Niba rero uri umukristo ukorera Imana, niba se itorero usengeramo iryo ari ryo ryose, wibuke ko wamenye Imana, wibuke ko wahisemo Imana, wibuke ko wakurikiye ukuri. Ndagushishikariza ngo bikore no mu rugo rwawe, wubake urugo rwawe ushyizemo ukuri, ushyizemo Imana, uciye bugufi, gatontoma, utabwira abana nabi, utabacyurira ku bibi umugabo wawe yarera gukoreye mbere, utabacyurira se ku byagukoreye. Ukagerageza kuvuga neza, ukaganiriza abana neza. Abana ni abamarayika, abana n'abaziranenge, nta cyaha bakoze. Ntitugatura abana bacu inabi bitubitewe n'ibyo n'uburyo tubanye n'abagabo bacu cyangwa se imiryango yacu. Ndagira ngo nongere rwose mbashishikarize kubana neza mu miryango. Hari ukuntu abagabo ntajya nkunda kubavugaho cyane ku mpamvu zanjye bwite. Abagabo buriya ni abatware, abagabo ni abami, abagabo bahorana iminsi yabo yose ni weekend. Ariko nabo reka mbabwira akantu kamwe keza, abagabo nubwo abagore banyu bagushije amafaranga, ndagira ngo mbabwire ngo ntibibatere ubwoba. Ni byiza ko umugore wawe akora, ni byiza ko umugore wawe Imana imuteye iteka, ni byiza ko umugore wawe wazamutse mu ntera. Ibuka ko hari igihe nawe wari ufite amafaranga ukayapfusha ubusa, ukajya ujya mu nzoga, ukajya mu bintu bidafite akamaro bijyanye n'irari ryawe, kwicisha umugore wawe inzara, umugore agahora mu kenda kamwe umucunaguza, akajya kwicaza akakubwira ati mugabo wanjye dukeneye iki n'iki, ukajya umucyurira wahise kudakora, waho urwutse ugakora, nubwo sabaho wicaye ukirengagiza ko disi uriya mugore wawe yaravunitse, atwita, arabyara, aravunika, ararera, aravunika, aragutekera, aravunika, oh my God, aravunika. Umugore wawe urimo kumucyurira, urimo kumutuka, uri gushaka kuva ku nshingano, kandi umunsi iyo nshingano wayivuyeho uriya mugore Imana izamuha umugisha, abona amafaranga menshi. Ntabwo nshyigikiye ko babasuzugura, nabihagaritse, nabinginze kugira ngo nabo Imana itazabagarukaho noneho ikadushyira hasi cyane hafi yo kudukandagira mu mitwe. Aya mahirwe Imana yaduhaye ko natwe abagore tubona agaciro, mureke tuyakoreshe neza, duca bugufi, twubaha abagabo bacu. Abagabo namwe mwabonye amafaranga menshi mukayakoresha nabi, mutoteza abagore banyu n'abana banyu, mubicisha inzara, mujya kugaburira indaya amakoko n'amanyama. Ndagira ngo mbabwire ngo mwisubireho, muce bugufi. Bamwe na bamwe niyo mpamvu abagore baba bafite amafaranga menshi muri iki gihe. So ndagira ngo rero mbabwire ngo ibintu byose mubihindure, ibintu byose bigende neza, ibintu byose bihinduke. Yes, ndumva ari ibyo. Ndishimye cyane,
ndabakunda cyane. Mukomeze muduhe comment, mukomeze mutubwire uko mubyumva, kandi mukomeze muhindura amateka. Icyo mbifuriza ni ukugira ingo nziza, ingo zikundana, ingo zihora muri honeymoon. Tuzakomeza rero, murakoze cyane, ndabakunda. Ni Akibeka TV, Akimana Rebecca, mwaganiraga abamama, abapapa, inshuti zacu. Bye bye.